Yes, twongera kuguha ikaze wowe ukurikiye iyi channel ya David Official TV, aho uyu munsi tugiye kugaruka ku busobanuro bw'izina Patrick. Ese Patrick risobanuye iki, ryaturutse hehe? Mbere yuko dutangira ndashaka kukubwira ko utarakanda subscribe wayikanda ugakanda like kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Izina Patrick rero rifite inkomoko mu Kilatini, rikaba rituruka ku ijambo Patricius, bisobanura uwakomotse mu muryango ukomeye cyangwa umunyacyubahiro. Ubundi mu mateka izina Patrick ryamamaye cyane kubera Mutagatifu Patrick wabaye umutagatifu, akaba ndetse n'umuvugabutumwa w'ingenzi mu guhindura Irilande ku bakristo. Mu mico itandukanye izina Patrick rifatwa nk'ikiranga umuntu w'intwari cyangwa se ufite icyubahiro kandi ufite ubushobozi bwo kuyobora abandi. Ubwo akaba ari ubusobanuro bw'izina Patrick. Yes, twandikire muri comment nimba ushaka ko tuzagusobanurira izina runaka, ubundi ukomeze ugubwe neza, ukomeze ugire ibihe byiza cyane, turabakunda.